akugize umuyisilamu. None nibihe izina wahisemo? Baka Yahaya nabaye umuyisilamu ndi umwana w'imyaka 9 hano mu musigiti wa mbere w'amabuye nza gukurwamo n'inkoni hano hari bikararana umwarimu watwisha korwani yamubise inkoni mu mugongo. Mwarimu marehemu Imana imugisha nta kiri hano hasi ariko yitwaga Mwarimu Bondi yaranyigishije korwani. Noneho iwacu baza kurakara mfite igisebe ahitamo kunyicaza. Data mu idini yari Panjurani niho narerewe. Nyuma yaho naje kugirana imishyikirano na ba Mohamed Sefu n'abandi bose tukaenda kutahiriwa huko Goma na ba Kasimu n'abandi ba Kasimu ari hano bayabasobanurira. Nyuma yaho nari n'indi nongeye kugira nizo dushuri dukeya nabaye umwarimu mu mashuri primaire. Nyuma yaho nakoze n'indi mirimo ariko uyu munsi nyuma yaho nabaye n'umuvuga butumwa mu itorero rya Neo Apostolique niho narindi kugeza uyu munsi. Ariko Imana si mu ndoto ahubwo mu cyifuzo cyayo no gusenga no gusaba kwanjye nifuje kunezeza umwana wanjye Sahaba nk'uko yanejeje mu bintu byose kugeza uyu munsi. Si watumye mbiritinya. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, la ilaha illallah, Allahu akbar, Allahu akbar wa lillahi alhamd. Ikinarezaho nuko ishigikiranye namwe ni byinshi nabonye ku Bayisilamu, nzi byinshi ndetse kurusha Abayisilamu baje vuba sinatinya kubivuga kandi niba kuri nakurikizaga byose uretse akantu gato nako ngomba kureka mu masegonda nkuko naretse ibindi. Mzee Yahaya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala mushoboze amugarire mu Islam azaba mu Islam mwiza inshallah. Tumubandire neza mashallah alisanga mashallah. Imani kongere kabisa Islam bwawe uzabe mwiza mashallah. Alhamdulillah barakallahu fikum. Tumabe hafi wa Islam urabona ko yinjiye mu Islam ashaje. Allah mushoboze inshallah gire herezo byiza mwaza mukamusuhuza nta kibazo. Mashallah amin ya Allah. Basi Waislamu nitugenderera Waislamu inshallah nyuma y'iki gikorwa kirangiye tugerageze twitangire mu nzira ya Allah subhanahu wa ta'ala. Mu nzira ya Allah subhanahu wa ta'ala gahunda y'ibihumbi 10 inshallah n'abari tayari kwitangira imodoka yacu bodiya inshallah tugerageze ibyo byose ni ibada inshallah.